nyuma y'icyiciro cya mbere cyaranzwe n'ibitaramo umunani yakoreye mu turere umunani tw'u Rwanda, Senderi Hit agiye gutangira icyiciro cya kabiri cyabyo kizazenguruka mu tundi turere 12 atari yakoreyemo mbere. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru, Senderi International Hit yavuze yuko nyuma yo kuzenguruka uturere umunani yabanje gukora raporo maze ayishyikiriza inzego bireba ngo barebe uko cyangwa se uko ibitaramo biri kugenda, nyuma bamuha uburenganzira bwo gukomeza icyiciro cya kabiri. Ati urumva namaze kuzenguruka uturere umunani, nyuma nakoze raporo ndangije nereka ababishinzwe cyangwa se abashinzwe gutegura ibitaramo, ariko ndetse babanza kureba uko byagenze, barangije barambwira bati wakomereza aho ngaho. Uretse inyigisho abitabiriye ibitaramo bahabwa aho bibera, akenshi Senderi Hit yifatanya n'abaturage mu muganda rusange, ndetse bakaba cyangwa se bagakora n'ibikorwa byo gupima urubyiruko n'abakuze virusi itera sida, bijyanye n'umufatanyabikorwa bagendana muri ibitaramo ariwe witwa Action College. Babiri ku rubyiniro bitabira ibitaramo bye bahabwa amahirwe yo kwiga ikinyabiziga cyangwa se ibinyabiziga muri iri shuri. Ku rundi ruhande, muri ibi bitaramo Polisi y'u Rwanda iba igendana na Senderi International Hit, nayo igira umwanya wo gutanga inyigisho kuba byitabira mu kugenda ibabuza kugenda bakora ibyaha, ndetse inabaha ubundi butumwa bwa polisi. Ibi bitaramo bya Senderi ndetse n'ibitaramo bizabera mu karere ka Nyagatare tariki ya 24 Ukwakira 2025, bikomereze i Gatsibo, Kirehe, Musanze, Rubavu, Nyabihu, Nyamasheke, Nyaruguru, Gisagara, Kamonyi, Nyarugenge, Kicukiro ndetse na Gasabo. Iyi ngiyi ni YouTube channel yacu kandi yanyu yitwa Tatibu World, ni mu gace twise Tatibu Update, aho tuba tugezaho amakuru abagiye acicikana ya showbiz kandi agezweho. Bwo kugenda udukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zitwa Tatibu TV, Instagram, TikTok ndetse na Facebook, zose zitwa Tatibu TV. Ngewe nitwa N Yusufu, duhuriye muri comment.